umuntu bita Fatakumavuta twahuriye hari i Kanombe tugiye kwakira umuhanzi bitara ntuze wa Ikibenda w'umuganda. Abyiye kumubaza mu cyongereza Fatakumavuta araceceka. Bana yarahagaze aho ngaho araceceka namuheza na mikoro akiruka agasimbuka. Mana yanjye Sengabo Jean Bosco umusweranye nawe yise ngo Fatakumavuta mani ururimi ukoresha ni rumwe n'ikinyarwanda akiyongera ikirundi upfundikanya n'amatika adashinga. Bruce Melody arakubwira tubundi nkawe kukumva ari nko kurya ifi uri muntu arya ajonjora amaho akatamwica. Bisobanuye ngo ibintu byose amanalize factors Fatakumavuta avuga n'ama operation avuga nta factor bazifitiye uri kumva ushobora kumwumva aho gukayoba. Yes, nyangusuza kandi zero komeze neza uri hose mu cyo gitandukanye barasiraza urengerazo amajyepfo amajyaruguru ni cheke chua udakira n'abana ukira na nyina uratandukanye mu cyo gitandukanye tuze muri cya kiganiro mwari mukumbuye mwari muri beshi cyitwa ngo havuyemo umwe twashira Tibrez meze neza Wana meze fresh kabisa hari umukobwa wo Miss bica bigacika yarambwa ati sakamana yewe na Tibrez isimbi turagusuje cyane Imana ikomeze guhumugisha uhahuronka uhakurya uri muri leta zunze ubumwe zarahakurya Imana iguhumugisha ariko nanone isimbi niyo ndaya nkuru mu ndaya zose ariko ni namwize kokano ni wowe kavuze umukanya ugiye kuzitumanuka arabizi ariko tuzaduhana nge nawe ko munwa turahana pe kokano ni wowe kavuze ese niyo bivuze kuri ndaya nkuru mu ndaya zose ariko ni ndaya yisobanukiwe ni wamukira Shadibi imbere ngo bwe turano twana kuri buriya biba byiza umuntu ushobora gukora utuntu twiwe nta muntu agendeyeho nta n'uwatinye yego ko niko kuri tuba dukeneye yego siko bimeze yego uyu ngo yabaye Miss harya 2010 na kangahe yabaye Miss 2010 ntabwo yabaye Miss ahubwo yagiye mu irushanwa agarukira finali bamukuramo nyine nawe yazize nka bya bindi tuya tuvuga yazize nka bya bindi tuya tuvuga ejo bundi nibwo azashyira hanze ukuri ari kuvuga kuntu ngo bamaze kumukuramo ngo azize ngo yuko ngo atacingaga na Prince Kid yego ataciringaga nawe nyine kuntu icyo gihe ndibuka ko hari n'amasound yampaye ari kubivugaho nyuma biza kuranya akoresha no mu kiganiro barabari bazakibona kuri Kigali magazine cyo kiganiro nagishize ariko tuzanye breaking news niyo tuje kuganira breaking news amakuru meza ageze ku Banyarwanda ndetse n'abakunzi bakurikira Serema Nyarwanda nuko uwitwa Nyagso ubu ngo amaje kwambuka umupaka w'u Rwanda avuye mu gihugu cy'u Burundi aho Nyagso yari yaratawe muri yomba ariko muri gereza amakuru mfite 100% nuko yaramazemo iminsi igera muri 3 Nyagso yazize ibintu byetandukanye ariko wenda inama namujya cyo byo namuraburaho nyamunari gihe umuntu anywa akarenza urugero Nyagso yaranyweye arasina n'abandi bajama bamwakiye nyine abarundi bagira urukundo bajya mu muhanda show batatwa president agiye kunyuraho nibindi byaravuzwe ariko Imana ishibe ko Nyagso itanga n'amakuru twakoze akazi twagomba gukora none ya twakoze akazi gakomeye ku munsi w'ejo nibwo nahoze mvugana DJ Brian ari mu Burundi navuga naye ku murongo wa telefone reka wenda mbumvisha wenda ikintu yahangara Yes Ibya Hello bimeze bite Mana twahoze tubona amakuru avuga ko Nyagso afungiye i Burundi kandi izera ko nawe nibyo uri mu gihugu cy'u Burundi bagiye mu bintu by'ibitaramo cyaho ndi kwibaza wenda sinzi nk'umuntu uri aho ngaho cyangwa se nk'umunyarwanda uri aho ngaho impumeko yaho cyangwa se uko ubibona cyangwa se uganiriye wenda n'umuntu uri aho ngaho mu gihugu cy'u Burundi cyakubwira cyangwa se ubona ko ni ikihe cyizere gihari ko Nyagso yafungurwa bese nako baramurekura gusa bamurekuye nyine bamurekurana n'abandi ariko nako kura kuri aha ngaha twagira ngo tubumvishe nuko kugeza ku munsi w'ejo nimugoroba nibwo twaganiraga na DJ Brian niwe twavuganye ku munsi w'ejo nimugoroba ariko ni sound nari ndabumvishaho gato yantangarizaga ambwira ko ku cyizere cy'uko ashobora kurekurwa kiri kuri 90 kubera ko yafunganywe n'abandi bantu bandi tubibutsa abadukurikiye ko Nyagso hari umwe mu bantu bakunda kwambika abastar bagiye batandukanye yaba ari abahanzi yaba ari abakina filimi bo mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abavuye mu Rwanda bakajya mu Burundi akabambika dore ko imyenda muri gamo abastar baba bafite ku ma stage cyangwa mu mafilimi agiye atandukanye cyangwa mu video agiye atandukanye y'indirimbo zabo akeshira myenda iba yakodeshejwe iba yakodesha kubera ko akenshi bizakugora kubona umuntu ashobora kwambara umwenda umwe 2 3 uzi neza ko uri imbere ya kamera ishumi yanjye
bizagorana cyane. Showbiz nyarwanda kenshi cyangwa no kuvanga showbiz nyarwanda go showbiz muri rusange ibisaba gutera imibare, ugatera imibare ukurikije ahantu ubona ko wenda hari profenda mu buryo bumwe cyangwa se ubundi. Tibress kuba Nyagso uno munsi turi kwa gatatu nibwo afunguwe. Nyagso ni umuntu udakunda kujya gukora interview ku macara agiye atandukanye, wumvise ko n'amacano yamaje kuzamo udutsiko urumva twana bajya batandukanye, akazamo na za munyangire, umuntu akaza ukamwishyura amafaranga akagenda akavuga ishyaka nabi, unamwishyura amafaranga akavuga Tibress nabi. Tibress kuba Nyagso afunguwe niyisaga yabaye arakora kimwe itangazamakuru arisobanura gute kumva ngo Nyagso yitambitse umukuru w'igihugu, habaye ibiganiro byinshi kuri Twitter byatandukanye, kuri YouTube hano hose hagiye hatandukanye. Nyagso yitwara atakigera mu Rwanda cyangwa mukuri kuzima wenda hari uburyo twabwiwe amakuru nabi. Sinzi nawe ushyize muri logique yawe ugatekereza umuntu nka Nyagso ni gutashobora kwitambika umukuru w'igihugu amprise mu gihugu cy'undi muntu, uko kuri yo ntago ari kwemeza, ntago ari ko byagenze. Iyo nkuru ntago ari yo yajyanye n'undi mupeti bajya ari nka batatu, n'undi mupeti frere wiwe bagiye mu bibazo ngo bibazo bya famille bisanzwe yagiye Burundi, abantu bameze nk'impanga. Yego bagiyeyo ubwo kuntu byaje kugenda haje kuza kuba ibintu bya combination cyangwa combination n'abandi bantu bandi bakina amakomedi bombo mu gihugu cy'u Burundi. Baza kuza gupanga ibintu by'amashuti, bapaza ibintu by'amashuti bumvikana ko bagomba kugenda bagakora amaseni hafi y'ikibuga cy'indege cyaho. None hari abantu barinze aho hantu hafi y'ikibuga cy'indege cyaho, baringa ikibuga cy'indege aho ngaho nkuko tubona Kanombe abapolisi abari n'abanyabajya batandukanye cyane rwose. None abo bantu baharinze baravuga ati kugira ngo tukwemere gukoresha ino location hari akantu ushobora kugira gute kudutamo, kuko mu bindi bihugu ruswa ziremeye. Ruswa ziba zemewe mu bindi bihugu ntago ziba zemewe ko mutera, ariko ziratangwa cyane. Biza kurangira umugabo bita Nyagso we ku giti cyo kurikije uko yumvaga cyangwa uko asanzwe azi igihugu cy'u Rwanda kuntu tubayeho, ibyo bintu ntago byemewe, ntago binaba. Uri kumva we agerageza kuzana kakantu ko kuvuga ngo reka nikomeze na nifate cyane. Uri kumva reka nikomeze nifate cyane. Yasari na shooting barangije tavuga ati hano hantu kuko mwashutingiye hatemewe reka tugutemo, nono idosize gutangwa tuvuge ngo twababwiye muve muzi ko umukuru w'igihugu yagiye gutambuka hanga murabyanga kubera kwanga gutanga ikintu runaka mbere. Kwa kari gutanga ikintu runaka mbere kuvuga ngo ariko ntago yanze kuva mu nzira ngo nuko ari kuba shootingira, ntabwo ariko kuri ayo makuru no yatangajwe, ariko nyirizi ibintu ikintu we yararimo arazira nuko atagize gute, nuko atatanze ibigomba gutangwa kugira ngo aho hantu ahakorere. Kuko i Burundi waba uri umuhanzi waba ukina amakomedi hari ibyo udakwiye kuvuga. Waba uri umunyamakuru barandira n'inshuti zanjye bakoresha umwanda basuje cyane, bayizaka TV ndamusuje cyane inshuti wanjye. I Burundi hari ibintu udakwiye kuvuga, aho twa mu Rwanda twisanzura dufite ubwisanzure bwo kuvuga. I Burundi hari umuvandimwe Kiroso yakoresheje ejo bundi Kiroso ari Burundi, baramubonye Igisiga na Igisiga runinde sinzi baramwibuka bamwita Andre Noir, urumva namugoye gitumo Cosmos, urumva araje nambwa ati sa kino kigano cyamutse kigiyeho nago nakambuka i Burundi, namutse i Burundi bahita banyica ndetse sinakwambuka. Nahise amuga ati reka mbisibe, urumva nemere nihombere nta kibazo. Nyagso rero wenda wabeshyewe nyuma yo ko yanze wenda gutanga akantu runaka, nyuma bakamwereka kari mu gihugu kitari icye, bakamwereka ko bari n'abantu b'abanyamugi bagahita mutama kugira ngo nako kantu agombe agatanga, ko ndiza ko yagatanze. Nyagso cyangwa abandi bakomediye cyangwa abantu bava mu Rwanda mu bindi bihugu bitware gute? Kuko uvuga ngo akenshi bagiye bamenya yuko igihugu ugiyemo barakubwira ngo imahanga ni wabo wabandi, ugomba kumenya ukuntu ugomba kwitwara. Amahanga arahanda, sibyo? Ugomba kumenya ukuntu ugomba kwitwara, ukamenya ukuntu ugomba gutwara utuntu gakeya. Uri kumva buriya rega nuko wenda hari igihe hanajyamo n'imiyaga, ubundi ntago biba binemewe akenshi kujya gufata kamera ngo ujye gufilima ibintu byo mu gihugu cy'ahandi hantu. Akenshi tekinike ushaka gukoresha nk'umukameramani waho wenda bitewe n'ibintu na projet zawo wumva wifuza kugira gute gutwarayo, ariko ntago biba byemewe. Bishobora kuzamo process yo kubwira ngo ese wandikishije ibyangombwa bikwemera kuza gufilima ibyo bintu bijyana mu kindi gihugu. Yego urabizi neza ko bigoranye cyane kuvuga ngo umunyamakuru cyangwa se umuntu ufite brand ukora ku gitangazamakuru wenda runaka cyangwa se ku kinyamakuru cyose runaka cyangwa se kuri platform yose runaka ngo agiye mu kindi gihugu kugira gute kuzana information wenda runaka, ntago ibintu byemewe. Sabanyura muvandimwe ufunzwe Jean Paul se niyagiye yakigira bya bindi bagahita bamutamo cyane rwose babakwiye kwiga. So Nyagso yaje Imana ishimwe, ariko abantu mukira comedy namwe musigaye mwarafunze mu mitwe, bamwe babaga barabomotari urumva, abandi bakaba
barakoraga mu makoro hakurya yo za Musanze na hehe wamuhamagara ikiganiro ngo ufite 200,000 wowe uri uwejo n'Imana ikugiriye neza urumva itangazamakuru yo ryatumye ubu uriwe uraje ngo ufite 200 ngo ufite ijana bameze nka babasesenguzi basesengura nta fact bagira tukiraho ngaho Tibreze twabonye inkuru yasohotse Fatakumavuta mufashe ku kanu nubwo namwe nkafata ku mavuta nkuko nzi byinshi bya Fatakumavuta turazanye nta mwana wo mu Biryogo no mu Gitega nabaturanye ariko mu Gitega naho namaraga nk'imyaka 3 narambuka umuhanda kuko nta nawe bibyeje bwenge nta warabajwa n'abantu bawo bafunze mu mutwe bose mani rya pumba bafu yivuze uvango ukuri kwanje gutangira kuzamuka Fatakumavuta bamwibasiye murimo murapfi mani uriya mutipe ubundi busanzwe muramuzi ubundi azwi nka Fatakumavuta ariko yitwa Sengabo Jean Bosco sibyo akaba yarakoraga akazi k'iki k'ubusekirite yangegera akora akazi k'ubusekirite hari abita Kacyiru nyuma yo gukora akazi k'ubusekirite nyina we yacuruzaga gataro yego uri kumva afite buri umuntu witwa Cedric yiganye na bakasuku yego nukuvuga ngo uyu mutipe mani bweza nukuvuga ngo uriye wenda ashobora gusanga kuri yageze ari aho ngaho i Burundi yagiye ejo bundi ngagiye kumanika ibyapa ngo bya Bruce Melody atigeze namutuma ngo kugira ngo icyo gitaramo cya Debe nari ngo kwari kugira ngo nabwo ngo bamuvugeho barabibonye ngo kwari kugira ngo bamuvugeho asanga ibyo ngibyo mu Rwanda twarabihaze uri kumva ariko Debe narabivuze yavuze ati je nani kuri stage bagano ndari inyuma yanjye hari nde Bruce Melody urumva ibyo ngibyo rero nago ubu ngubu ahantu tugeze na muri uru Rwanda ahantu tugeze rwose ntago dufite umwanya wo guhereza abantu binjije ngo tubahereze umwanya wacu ibyo ntago bishoboka Fatakumavuta genda wicara ubaje umenye ngo bikorwa gute banza wicare wige umenye ngo bimeze bityo bikorwa gute nurangiza ugaruke mu gakino ariko nawe ari muri babasesenguzi bakunda kamera nyine bakunda kamera ariko mu buryo budashinga gukunda kamera se nta kintu kizi mubazane ibyo biba bimaze iki rega Abanyarwanda twaciye akenge reka tumuhe urugero Fatakumavuta reka tumuhe urugero rw'umuvandimwe Jean Paul ngo ni neza ufunzwe Imana imworohereze kandi nashe nidacika azafungurwa nawe yari umusesenguzi mwiza akakanya ejo bundi byibuze nuko yazize imbaraga ziremereye kandi we yari umunyamakuru unasobanukiwe wanabyigiye yashyiragamo imbaraga kabisa kona ko ibintu ari kukubwira akanabisobanura nukwenda yagiraga akazanamo amarangamutima ko twese turi abantu sibyo buriya nabiriya yavugaga nukuri ahubwo ikintu yazize ni amarangamutima menshi yashizemo yakoresheje imvugo itari nziza amarangamutima menshi yashizemo bikarangira avuze ibyo agomba kuvuga kandi amina avuze ibyo atagomba kugira gute kuvuga Tibreze nako tuzo gutina mu kiganiro inkuru iraje ejo bundi Mutiti Brown asubijwe muri gereza ya Nyarugenge urukiko rwajuriye bira bintu twabyita iki twavuga ko barene zavuye mu mazi zikaza imusozi twavuga iki sasa bavuga ko ngo akaruta kandi kakamira Mutiti Brown nawe ari umuntu utekereza buri ashobora kuvuga ati reka mbe nigiriye hanze gatoya mbanze nduhuke cyangwa se nkuko Prince Kid yabikoze Prince Kid yarongeye yagizwe umwe nyuma yo kugirwa umwe arongera agaruzwa mu rukiko nanone uri kumva akatirwa imyaka 5 arongera akatirwa iyo myaka ari kugeza umunsi wa none biragoye kumufata ko yamaze n'umugore Mutiti Brown ari umuntu utekereza yego buriya nuko nahoze mbona ari gutwitinga avuga ngo bamusengere ngo Imana ngo imufashe ngo imuhe umutima ukomeye ariko Imana ifashe wifashije Imana ifashe umuntu wifashije nyaboneka igihe senyisho wakarisenze utari hano hafi anga niyo nama nge nuva namugira simugira nama yo gucika bwo mugira nama yo kumenya ubwenge akamenya icyo agomba gukora tibe ahanga yababaye nk'impunzi cyangwa yaba yishingije icyatakoze agahunga ava mu gihugu cye ahubwo ngo ubutabera bukomeze buhabwe icyakoze byo ko tumundi ko yabaye umwera yarafunzwe imyaka 2 nta n'icyana kimwe afite ko yafunzwe iyo myaka 2 yongeye akayagufunga indi myaka 2 se nanone n'ubundi agisunikizwa iminsi 30 byo byaba bimaze iki ese ibyo byaha bindi burimo buragana he ibyo byaha bundi urukiko rwajuririye kuki imbere ya byose mu myaka 2 cyangwa afungurwa kuki ibyo bitagaragaye reka n'umushinjacyaha n'umucamanza n'umuntu kugira ngo imyanzuro ize ngo abaye umwera ahita narekurwa izo ngingo zindi zibonetse gute cyangwa n'ibyo yakoreye muri gereza muri kumurega hako muri gereza twumvaga yuko ngo imico n'imyifatire ari myiza ariko nawe tubwira ati yaraturabera tubati uzi ibintu bibera muri gereza haba hari ibyo yakoreye muri gereza muri kumurega kuko tuzi ko ibindi mwamaze kubinonosora mwabyize imyaka 2 mwamaze muri gusesengura muri kugenda musurika iminsi 30 yose yarashize bikarangira mu mugize umwere ibyo byose murabyirengagije mu bishyizeho igitabo murubitse murongeye mugiye kongera kubyubura tubacishijemo ijisho mwabacamanza ariko hari ikintu njya mbona muri kino gihe Tibreze abantu bagifite ababyeyi Imana babayeho neza babayeho neza mu story y'ubuzima bwe kuri mama we n'ibiki burya umuntu ufite mama we uzamuha umwanya umwumve
azagufatira iry'iburyo n'iry'ibumoso mama hora ari mama murabana kuko uriya mwana ni umuntu mana muri no minsi anafunzwe aravuga ati natejaga uburyo ari umuntu abanye nabashiki banje uburyo wabayeho mushiki wanye niwe wangemeraga ni wambaye hafi none nasubiyeyo kandi ari yagize n'amahirwe ejo muri fundraising bakoze yavayemo akantu arongera asubiyeyo rwose abacamanza abayobozi bamugara diplomate urumva mugira guye kuko gereza hari abantu benshi nk'abakazungu bari bakwiye kujyamo n'abantu bagiye batandukanye mukinkoni zamu abantu bashaka gereza bari muri gereza bayikwiye uyu mwana w'umuhungu rwose nibamwohere nibamureka bamuha amahoro bamureke bamwohereze aribyo twavuze turimo turakubita tubanga tunasoza aka kanya tariki 5 z'ukwezi kwa mbere Kazungu aragaruka imbere y'urukiko aburane mu mizi kuburana mu mizi kwe bivuze iki kanemeye ibyaha byose n'ubusesenguzi bwaje dushaka kwisesengura ibi kenshi no gukomeza gutinza urubanza mu buryo budafite ishingiro umuntu muzima we ndibuka bwa mbere ajya kuburana yaravuze ngo ibyaha byose muri kunshinja njyewe ndabyemera yego mucamanza umupira uri mu maboko yawe izamu ni iryawe cyangwa se urangara ugucike yego we niko yivugiye cyane none se urakubita umuntu iminsi 30 icyaha aracyemera ibyaha yakoze biragaragara iyo minsi 30 ni none umuzanye ngo yongera aburane mu mizi noneho ingingo z'amategeko icyo zisobanura byose biragaragara iyo minsi 30 ni urumva ati breze twega abanyamakuru tujye kwibonera iki tujye kwibonera views Pastor Sojeni cyo amenyekanye neza Ndimbati cyo amenyekanye neza cyane kabisa urumva cyane Ndimbati niho amenyekanye neza nuko avuga ati ngewe urumva naje mu itangazamakuru urumva ngo njye mfite channel yanjye kandi ira channel ntago ari ya Ndimbati ahubwo Ndimbati ni umufata w'ibikorwa ira channel yanditswaga ngo Inkuta TV yahindi twashwanyagurizagaho yigeze no kubanza kwitwa ngo ni Hobe TV wa munyamakuru mugenzi wacu akikorera kuza guhindurirwa amazina bamaze guhindura amazina leta yita ngo ni Ndimbati TV ariko ni buryo kugira ngo ni brand nyine y'izina ni brand y'izina niho Pastor Claude nawe ejo mwabonye ikiganiro cy'umukobwa yavuze uburyo yajyaga mukunda ngo kunzitsu abati ngewe nta muntu uza mu pastor uzangwa ngo niki asugo pastor babuherebwa he hagusa amatorero yabo abahe torero rya Yongwe niri tuzi kwa Gitwaza ayo uzi ko umuntu wese abumbuye amuvuga butumwe nayi nabo umuvuga butumwe esa no nago wavuga za ndimi zabo bagata bati yakijijwe nayi nabo umuvuga butumwe zina ry'Imana urese byana ibintu bya danje abo mavuta bavuga bayasizwe nandi no witengo na Kristo Yesu mfite umwera ku buryo amavuta ngiye ntayafite nese uturasa nabi ndapumba wafumani ntizikaza kwibwa zifera Abanyarwanda ariko abishakira manu amafaranga kandi ukaza umuntu ngo yahamagawe ngo numuhamagaro yahamagawe nandi none uwahamagawe pasiteri najye nahamagare Yongo amuvanye muri gereza ya Nyarugenge amuzane hano namuhamagara muvane muri gereza amuzane kurya ni nonaha kubaho ni nonaha urumva gutegeka ni nonaha digiri mini digiri aho nibi ariko indamanda ni nziza umuntu akira content ndarose kamera sobazi simihana yitandukanye bisambo biragwira ariko hariho Imana Yago babaye benshi izina ry'Imana wallahi urumva ati bureza bari gukira Yago babaye benshi rase mu ariko Yago ntari birike Yago nako yavuze Brian aswera babeshye abantu tutaraza ubu twaraje rero ariko sha Brian yarariye ngafite ruferina y'abana rwose yo ku muhanda oya ahubwo guza gasozi nazamukaga ngo Yago ngo uzamangana twazamukanaga gasozi ngo kadanje urumva ngo tujya kupara Imana ifashe ngabogiye kuva ku ishuri urumva no kuvuga ngo bano basukintu bari gupfa ikintu bari gupfa ntuza Brian na Yago ikintu bari gupfa na amafaranga no kuvuga ngo Yago yakoraga ibintu bitanga ama content planka agakora nka content akabwira ati we Brian we uze urire mu kiganiro urire werekana ko ufite ubufasha bubajwe n'abana bo ku mihanda bagukubita amafaranga tuyarye none Brian arusha ubwenge Yago arusha umwana watabagara amubwira ati wowe reka ibabwo ngiye nkore business yo gushinga akantu k'akarika store agenda ugashinga hararuguru urusengero rwa Gorori hararuguru urusengero rwa Gitwaza hararuguru kuri senge tusenge rika store arayishinga murayizi Brian namuhamagaje ndi mu kiganiro ndi kumubaza ngo si yo rika store iri arambwira ati tibre business zirahomba nanjye narahomba ariko ikintu yazize Brian ni umuji wanje nawe arabisinjya muhereza ngiye ngeze kuri mikoro nawe arabizi yarampamage ngo wakinu arabizi tuzatubara yazize Brian ni kwa kuntu ni kakageso k'abakobwa b'iminsi biharaje byo gukunda abakobwa bagenzi babo yashyizemo abakobwa bahita atangira kujya ajya kubatinganya birangira bamuhombeje business irahomba Brian arya abakobwa bagenzi man niyo mpamvu bavuga ngo afite udutoki twiza ngo tworoshye Sirapumba vure nicyo kintu none birangira business yabo ihiye gutyo yagaravuga ati siko wambwiye ko uzashinga business tukayabyaza umusaruro imeze bite ati none uzagerageza byibuse kuri plus twakoranaga uzagira ukuntu mpaho yego
birangira amubwiye ati reka nidukora izindi planka bizagenda gutya atwo wandi navanyemo najyanye mu mutinganye imana umutingoni amafaranga arashira yajyanye muri business ashyiramo abantu baramuhombya ariko icyatumye bamuhombya ni iyo mpamvu ariko yabaga yariho gake ugasanga n'abakobwa bameze nk'abicuruje bategereje iki abagore bagenzi babo sha izina ry'Imana mbamubwiza kuri kuzima Yago wabaye igisambo kera we bana biranga ukajya ukora prank nguri gufasha abantu ugira utanya gukoresha Brian vuga byose buri wese ni igisambo ku giti cye ni igisambo ku giti cye ariko ubunanye basandi igisambo ku giti cyane ndabyumva igisambo ku giti cyawe ntitubimenya ariko nitubimenye nawe tuzagushyira hanze ako kana urumva menya uko ukora ibintu byawe ariko niba byibuza abo bana bakombye kubafasha bubafasha kuki bibaye ubungubu noneho Yago yarirukanye Brian kuri channel ye nyine impamvu atangiye kumuvamo nuko Yago nuko Brian amubanye munyamugira amubwira ati amafaranga ntawe naguha urumva ntayahari yariye wenyine kandi ibipapuro bya wadi limited babaga boherejeho nimero za Brian byagarukaga bakabibakunya reportinga ku munyamakuru Yago bakati Brian twamuhaye so wabimenye ati nta kintu yambwiye bakabikorera report dore shushe ngize bakarikorera buriya Yago yiteye umwaka ukera urumva Yago ariko tuzajye mu gitaramo cyejo urigeza utangira kwanga agiye gukora ndimere kwa danje azabarabura mwese mwamwiha yatse korabo ngo inyogoye reka nkwereke inyogoye twanavuga mu kiganiro kenda mubwira ati se ninde wakwatse korabo urumva ariko ni mu kiganiro cyo muri naha yasavuga ati dufite indirimbo ati ngewe nabwiye Yago ndamubwira ati ngewe nkeneye ikintu bita korabo urumva ati maze kuvuga ko nkeneye ikintu bita korabo ati ahita byumva vuba anashoreramo amafaranga niko twavuganye twahitiye Yago cyo twahitiye inyogo iyi nyogo no kuri platform za Yago uzi ko ibintu bimeze nka munyamakuru wafashe nuza dore imbogo inyogo ye kutavuga sha Halo vuga man inyogo ye kutavuga yaryamye ntabwo urukunyumva yola kutavuga man ndikuvuga zipumbafu ubu zishwe n'ibyuma izo yanyweye no munsi zamukomye nase ukora iki inyogo ye urumva nimba ndimba yariye ikabiri kuri yacano nuko inyogo ye nta canagira yayimucingira se papa wese wenda ntago afite ubwenge bwo kwimanaginga burashaka ne kumuriraho ejo bundi ashaka kuvuga ati ashaka kutamukoresha ikindi kiganiro cyaka avuga ati inyogo ye ngarashaka gukora alubumu abatera nkunga bakaboneka Yago bakamukubita amafaranga uri kumva akagenda akavuga akagenda akagura udufuka tw'ibishyimbo cyangwa se cyagadutira muri butike bagakora iyo content ati twaduhaye inyogo ye niko byagenze n'indirimbo yakozwe uri kumva erega nuko abaye ikintu cyane afite tekinike nyinshi zo z'ubusambo nyinshi cyane cyane igisambo nkuko nuza byagenze dore imbogo akamushingira cyano kanajya bayimuriye urabyibuka ubwo yariraga ngo bamusibiye cyane ari kubishinja Philipita subyibuka kandi bayigize piri none ubu ngubu Philipita niwe muntu urumva Bishuti nawe muntu uzaburi ni nawe mu DJ uzaburi kuri stage azabare muswadanye ubushuti byagenze gute ni content nyine ariko mara zero content yiraburije kera uribuka amajwi yagiye hanze ya Intapendo barimo baramumena Yago agiye kumena bikarangira agiye kuvuga ngo agiye ngo gushyira ariko na Intapendo yagarutswemo Yago yabisobanuye urumva ngo kuri mu mama uri mu femeri urumva ufite abana babiri kucyo batamuvuze gukira bayo cyana gutya waramumenye urangije umushyira hanze sound ziwe Tibeka twisoreze birabiri kuri no mihanda havemo twashira tuje kugaruka simbi twagarutse kino kigana turakimutuye ariko azadushoremo ibiceri tye tumwamamariza ntabwo twakamamaza byabiri bane gikomeze iba hano mushikaye tusange ko ntago mwawurya mwenyine kandi mukujya mukora subscribe cyangwa mubyihorere ntago tukibahatiriza mubikore cyangwa mubireke kuko hari ibyo twakoze mu myaka myinshi ishize muracyana dufana muracyavuga ati isaka ku manager Happy New Year igeretseho nakandi kantu mukomeze mukore subscribe mubikore cyangwa mubireke ewana kabisa ariko mujye kuri Kigali magazine mukore subscribe mujye kuri Kigali magazine muri ibyari byo ni muri Kigali magazine ni platform ni YouTube channel iri gukora mu buryo bwa chaîne ariko iri no ku brandinga website izajya ibageza ha ibintu byose bigiye bitandukanye munajye no kuri Maximus TV then byose bashikugena izo platform zombi muzikurikire byose bigende neza Imana ikomeze bahana umugisha kaye tuje tusangira Imana ibarinde kuri TikTok nitwa Isaka Mararya ukarenzaho umubare rimwe ukamfurenga kuri Snapchat kuri Twitter hose nuko nitwa Imana ikomeze ibagire neza salam shalom ciao ciao